Shema Diva aje akiza izina rya Emirene ryagaragaye nabi muri societe, ndetse hari n'abatangiye kurituka. Gusa kuba yaratewe inda ntago wumve ko atari cyo cyari ikibazo. Ikibazo nuko Emirene nubwo yari yarateye inda, yari yaranze uwo mukobwa, ndetse none atakiri no kwita ku mwana we. Nukuvuga ngo rero dushobora kujya ku mpande zose, ariko tumenye iki ngiki rwose, tumenye iki ngiki cyo ku ruhande rumwe abagabo bashobora kugira nabi, bashobora kwirengagiza inshingano zabo, ariko n'abagore nabo twongeye kwasuza inshuti zacu no Itange TV show. Twongeye kubasuhuza inshuti zacu yacu Itange TV show. Turabasuhuza tubifuriza amahirwe mu majyaruguru, mu majyepfo, burasirazuba, uburengerazuba. Inshuti zacu zamaze gukora subscribe, abatari bayikora namwe mwese turabasaba inkunga yanyu ngo muduhe subscribe. Tugiye kuganira ku nkuru imaze iminsi trending hano kuri social media y'umuhanzi, umunyamakuru bamwita Irene cyangwa se Murindahabi Irene. Hagaragaye umukobwa bamwita Shema Diva, yavuze yuko iwaba ari Kimisagara, avuga yuko yatewe inda na Shema Irene. Barakundanye ndetse baza no kubana, nyuma yaho baza gutandukana. Umukobwa yagaragaye avuga yuko baje gutandukana, avuga yuko icyatumye batandukana ari urwego rwa Irene rwiyongereye, ari uko amafaranga yiyongereye, ndetse mbere urukundo rwose rwari urukundo ruryoshye cyane. Ariko ikintu cyaje gutangaza abakunzi ba Irene ndetse na social media muri rusange, nyuma y'iminsi 2 yagarutse yivuguruza. Nanone agaruka asaba imbabazi, avuga yuko ibyo yavuze byari ibyo yabwiwe n'abanyamakuru, bamuhaye script agasoma. Umuntu wese usesengura yakwibaza se ibya mbere nibyo byo, ibya kabiri nibyo byo, mbese sinzi byaneye kwibaza. Ni nkuko namwe ubu ngubu muri kwibaza. Emirene ni umunyamakuru ukora ku Isibo TV, ni umunyamakuru ukunda guteza imbere abahanzi batandukanye, cyane cyane azwi kuri Vestina na Dorcas, hakazaho n'abandi bagiye batandukanye. Mbese ni umuntu twese dufata nk'icyitegererezo. Ni ukuvuga ngo Shema Diva aje akiza izina rya Emirene ryagaragaye nabi muri societe, ndetse hari n'abatangiye kurituka. Emirene we nta kintu yigeze abivugaho. Ubwo kuba nta kintu yigeze abivugaho, hari abavuze ati nibyo nta kundi kuba nta kintu yabivuzeho. Uri umuntu nta kintu avuze abagaragaza yuko ibyo bamuvuzeho ari ukuri. Nyuma y'iminsi 2 Shema Diva aragaruka ati nashakaga nabivuze nzi ko ntacyo bitwaye, nshaka kwamamara,
nshaka kugira ngo mbese ngaragare nanjye nshaka kwinjira mu kibuga, ariko mu by'ukuri bamaye script ndasoma bira byose yavuzemo aho batembereye, yagiye avugamo inshuti ze, bira byose ntabyo nzi. Aranavuga ati se ngende umufana wawe ariko ntabwo nzi uranzi se. Ukumva nacyo ni ikibazo. Hari abahise bahaguruka none baravuga ati ko wa mukobwa uri ikigoryi, uri muzima, baramutuka cyane nawe bibazo. Ariko nanone wakibaze se nanone nibyo nabwo se yaje kwivuguruza abeshya. Gusa kuba yaratewe inda ntago wumve ko atari cyo cyari ikibazo. Ikibazo nuko Emirene nubwo yari yarateye inda yari yaranze uwo mukobwa, ndetse none atakiri no kwita ku mwana we, kuko yavugaga yuko yamuburotse. Yavuze yuko bamaze gutandukana yamuburotse, mbese atashakaga no kumuvugisha. Atashakaga kumuvugisha rwose, none akaba ariyo mpamvu yahisemo kuza kuvugira ku mbuga nkoranyambaga. Noneho byari nko gutabaza abanyarwanda. Gusa wakibaza urubyiruko rw'iyi minsi rufite imico mibi. Hari abaje baramubwira nabi se aho mwateraniye inda ibiki n'ibiki, ariko nanone rufite imico mibi rimwe na rimwe. Aho mwavuganiye simbizi, aho mwakundaniye simbizi, ariko nanone kuza guteza umuntu abantu ku ruhande rumwe ntago mvuze rwose, kubera yuko hari impamvu ishobora gutuma ukora icyo kintu. Kuri bamwe ushobora kumva atari nziza. Nk'urugero, hari abantu bamwe bagira gutya bagakundana, hari ingero zimwe na zimwe tugiye tuzi, bagakundana iby'urukundo mwese murabizi, mugakundana n'umuntu nta kibazo, mukagera naho mwishima mukaba mwaterana n'inda, ariko mu mufuka ubushobozi rwose ari buke cyane. Umukobwa akabyara, wamugana akabyara umunga afite inote y'ibihumbi 2 mu mufuka, niyo batabana ariko akajya akomeza akamufasha mu dufaranga ducyabona twintica ntikize, akamuba hafi uko ashoboye. Icyo gihe uko ari kumufasha, wa muhunguka agasura yari afite se cyangwa imibereho irahinduka. Niba yajyaga agura agapantaro kazatangira gucuyuka, niba yaguraga agakweto urabyumva nyine wapi. Umukobwa rero nawe kubana n'umwana abona utwo duhembo duke twintica n'ikiza ariko akatubona, ariko kuko byibuze afite umwitangira ntago azasa nabi cyane. Birashoboka ko hari n'abandi bazatangira kumubona bamuvugisha. Kumuvugisha atangire kubona wa undi wamuteye inda, atangire kumubonamo, atangire kumwibonamo gakeya, niko nabivuga. Uko umwana azamuka akajya yumva ntiyanamubwira karisi, bikabaho ngaho umuhungu akabibona ariko ntacyo gukora. Bikageraho rwose akabona umugore yaramwirengagije neza, kandi wakwibuka yuko
ntako atagize uko ashoboye, ukabona nyine birababaje ariko nta kundi byagenda, kagira gutya wamugana akanamuboroka, ntibagira aho bongera guhurira kubera ko amaze kubona atari n'urwego rwe. Nyuma y'igihe gitoya rero se cyangwa kinini, umuhungu akaziyubaka, akagira ako kamodoka, akagira n'ako kazu, babyita gushayininga, twese tugatangira kubona ko hari ikintu cyahindutse. Wa mugore wa mwanza agatangira kuvuga ati ariko rero buriya nubwo ameze kuriya mufitiye umwana, nshobora kuba namuvugisha. Yamuvugisha nawe agasanga igihe yamwangaga nawe yaje kubyakira, umva byararangiye. Abantu twese ntago dufite imitima imwe, hari abantu guhendahenda ngo bagaruke byagorana. Byamuyobera rero, yakora hirya agakora hino, byose bikaba imfabusa. Ati rero tinzi kugenda ngusebya mu bantu. Umva n'umukire yubatse amazu, nta kintu amariye umwana we se ubu ngubu ibiki n'ibiki, reba uko ameze, ibiki n'ibiki. Ubishoboye, uzi ko azwi muri social media akagira atya akajyayo, uzi yuko azwi muri quartier runaka akajyayo, uzi mu butegetsi runaka akajyayo. Ni ukuvuga ngo iyo kese nayo igibaho. Iyo kese nayo igibaho pe. Burya tujye dukoma urusyo dukome n'ingasiri. Abagabo birengagiza abo bakundanye cyangwa se abo babanye cyangwa se abo babyaranye barahari, n'abagore nabo barahari. Ni ukuvuga ngo ibyo byose dukwiye kubitekerezaho. Ibyo ngewe ntago mbivugiye, mbivuze biturutse kuri iriya kese ya Murindahabi Irene, binteye kubivuga, ariko ibyo nabyo bibaho. Ni ukuvuga ngo rero dushobora kujya ku mpande zose, ariko tumenye iki ngiki rwose, tumenye iki ngiki cyo ku ruhande rumwe. Abagabo bashobora kugira nabi, bashobora kwirengagiza inshingano zabo, ariko n'abagore nabo bashobora kwirengagiza inshingano zabo.